nongeye kukwifuriza ibihe byiza wowe uteze amatwi umuyoboro mugari wanyu amashyi yose. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kubagezaho ibiganiro byimbitse kandi bikoranye ubuhanga. Kuri uyu munsi wa none rero tugiye kugaruka ku mubyinnyi mwakunze muri benshi witwa Danny cyangwa Danny nk'uko abyita. Hashize igihe gito uyu mubyinnyi yirukanwe mu itsinda rya moliox. Havuzwe byinshi, hagaragaye byinshi, handitswe byinshi, ariko ndaje ngo tubive imuzi n'umuzingo, mbabwire ukuri, mbabwire n'ibigezweho ubu ngubu uko byifashe. Gusa tutaratangira nyine, wowe ukigera hano bwa mbere, ibuka gukanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona ibindi biganiro nk'ibi ngibi. Kandi iki kiganiro nuba wanagikunze, wibuka kugisharinga ku nshuti zawe kugira ngo nabo baryoherwe. Hashize iminsi itari mike rero uyu mubyinnyi Danny yirukanwe mu itsinda rya moliox. Biravugwa ko yaba yarirukanwe kubw'impamvu za discipline cyangwa kumva ko nyine arenze abandi babana mu itsinda. Ibi byatumye batamwihanganira, bafata umwanzuro wo kumusezerera mu itsinda rya moliox. Gusa nyine saho byaje kurangirira, gusa kuko inkuru zaje kwandika ari nyinshi, zandikwa kuri uyu muhungu w'umubyinnyi, bamuvugaho byinshi, bavuga ati ni ikirara, yarananiranye, ntashobotse, n'ibindi byinshi byagiye bivugwa ku muhanda. Gusa mbaza neza ndani z'imbere hari amakuru akomeje gucicikana avuga ko Danny yaba ari mu muryango usaba imbabazi. Biri kuvuga ko Danny ari gutegura kuba yasaba imbabazi itsinda rya moliox. Gusa ibi ntabwo birizerwa neza kuko hataraboneka official statement. Gusa nyine biri kuvuga ko Danny ashobora kuba ari mu muryango ugiye gusubira gusaba imbabazi itsinda rya moliox, kuko ngo ntabwo babanye nabi. Gusa abegereye itsinda rya moliox babajijwe nimba ibi byashoboka, basubiza bagira bati yego byashoboka ko yagaruka, kuko ni umuhungu wacu, turamuzi, twarakoranye igihe kirekire, ikintu ibyo yagaruka nta kibazo, yagaruka mu rugo. Bati ariko akagaruka azanye n'impinduka, akaza yarahindutse atari Danny cyangwa Danny twasezereye. Icyo tumwifuzaho ni ugutera imbere. Aya ni amagambo y'abagize moliox, ati icyo tumwifuzaho ni ugutera imbere kandi tukamubona yaguka agera kuri byinshi byiza. Ibyo rero tubifatanyije natwe tugakora, kandi natwe tukabona ari kugera kuri byinshi bihambaye, ntacyo byaba bidutwaye. Babajije itsinda rya moliox bati ku ndirimbo yasohotse ari kuvuga ko ngo imiryango ye mwayiporotse murayivugaho iki? Basubije bagira bati biriya ni umujinya, cyangwa nyine n'undi muntu uwo ari we wese yabikora mu gihe yaba atandukanye n'umuntu mu buryo butari bwiza. Gusa nyine ni umuhungu wacu, turamukunda, dukunda n'ibintu akora, abikora neza, ntabwo rero twakangira umwana kugaruka mu rugo. Ibi rero byatangajwe n'abagize itsinda rya moliox. Ibi byatumye twegera Danny nubwo yasaga nk'ubihunga, tumubaza ati se waba witeguye ko wasubira mu itsinda ry'ababyinnyi rya moliox? Danny yisekera yagize ati simbizi neza, ariko igihe kizatubwira. Arongera anavuga ati kandi hariya ni mu rugo, kandi umuntu iteka ryose yasubira iwabo nta mutima mubi. Nongera kukwibutsa wowe uri kureba video, kwibutsa gukora subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo uzajye ubona ibindi biganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge. Twikomereza rero amakuru yashyushye ku muhanda.
birimo biravugwa ko rwose Danny Dora yaba ari mu muryango usubira muri moliox. Gusa ndi kwibaza ngo abantu babyakira bate, ese babifata bate? Ese Danny Dora ni umwanya mwiza wo gusubira muri moliox, cyangwa nawe akomeze yikorere ibye ntacyo byabimutwaye? Muratwakira muri comment mutubwire, ese Danny Dora koko birakwiye kuba yasubira muri moliox, cyangwa akomeze yikorere nk'uko yari yaratangiye nawe ibintu yabikora kandi akabikora neza? Icyo nababwira cyo ijambo ni iryabo, dusangiza ibitekerezo mutubwire, ese koko birakwiye Danny Dora ko twakongera tukamubona muri moliox? Ese abafana be mwabyakira mute muramutse mwumvishe ngo Danny yasubiye muri moliox? Ibuka gukora subscribe rero mu gihe ino nkuru izaba yabaye, nzabe umwe mu bazakora ino nkuru, nawe uzaba umwe mu bazayibona mbere. Ndakeka ndi mu bantu ba mbere bashobora kuba bayitangaje. Ndagira ngo rero ukore subscribe kugira ngo inkuru ubutaha nayo itazagucika. Twe nk'abafana byadushimisha kubona Danny asubiye muri moliox, kuko byamufasha nyine gukomeza kwagura ibintu bye neza kandi yitonze. Iyi rero mwakurikiranaga ni amashyi yose, njye wabagezagaho ikiganiro ni MB Official. Dusubire mu biganiro by'ubutaha kandi mukomeze mugubwe neza. Ciao ciao.